Hello guys, it's your boy registered midwife Fabrice Iradukunda. Ikaze kuri channel yanjye ariyo Shanifab Official. Twagiye tuganira byinshi mu biganiro bigiye bitandukanye kuri inoze yacu ya The Midwife Skills content yacu. So rero ndabashimiye uburyo mwagiye mukurikira ibiganiro byanjye byatambutse. Nkomeza kubashishikariza gukurikira ibindi biganiro biri imbere kuko ibiri imbere nibyo byiza cyane kuruta ibyatambutse, nabyo birimo inyigisho nyinshi zadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi kuva tuvutse ndetse kugera dupfuye, cyane cyane dushingiye ku buzima bwa buri muntu. Ndishimye cyane rero kuba aka kanya tugiye gusozanya umwaka tukiri kumwe, mbabwira nti Happy New Year, mwaka mushya muhire, tuzaburya ntuzaturye, kandi nizere yuko twageze kuri byinshi uyu mwaka ushize. So rero ndagusaba niba utarakora subscribe kuri channel yanjye, iki nicyo gihe cyo kuba wakora subscribe, hanyuma ugakora like, comment and share, ugasangiza n'inshuti zawe kugira ngo dukomeze dusigasire ubuzima bwa buri muntu muri rusange. Uyu munsi rero twageze kuri topic ijyanye n'imyororokere y'ubuzima cyangwa se reproductive health. Ushobora kwibaza atese ni ibiki nkuriye kumenya ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. So rero tugiye kubanza kureba ubugimbi ndetse n'ubwangavu muri rusange kugira ngo tugende tubikurikirana, hanyuma ubuzima bw'imyororokere nabwo tuzabusoze neza, twumvishe neza ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Hari ibyiciro rero by'ingenzi by'imikurire y'umuntu. Ibyo byiciro rero ni ibi bikurikira. Icya mbere harimo umwana, hakabamo umwangavu ndetse n'ingimbi, hakabamo umusore ndetse n'inkumi, hakabamo igikwerere cyangwa se ijigija, hakaza kuza umusaza ndetse n'umukecuru. Ibyo rero ni ibyiciro by'ingenzi by'imikurire y'umuntu, aho umuntu atangira ari umwana akava mu bwana akajya mu bwangavu, cyangwa se akaba ingimbi akava ku bwangavu n'ubugimbi akaba inkumi ndetse n'umusore, yamara kuba inkumi n'umusore agakurikizaho icyiciro cyo kuba igikwerere cyangwa se kuba ijigija, hanyuma ubundi umuntu agasoza ari umusaza cyangwa se umukecuru. Ibyo ni ibyiciro by'ingenzi by'imikurire y'ubuzima bwa muntu muri rusange. So rero tudatinze, ubwangavu n'ubugimbi ni igihe kiri hagati y'ubwana n'igihe umuntu aba abaye umusore cyangwa se inkumi. Iki gihe rero kirangwa n'imihindagurikire ku mubiri y'umuntu, mu mitekererezo ndetse no mu myitwarire. Tugiye kureba rero ibiranga ubwangavu. Icya mbere mu biranga ubwangavu harimo gukura mu gihagararo, hakabamo gutangira kumera amabere agenda akura uko umukobwa nawe agenda akura. Ubunini bw'amabere rero buterwa n'imisemburo y'umuntu aba afite. Hari ushobora gusanga afite amabere mato, hari n'ushobora gusanga afite amabere manini, hari ushobora gusanga afite ibere rirerire cyangwa se rigufi, bigiye bitandukanye bitewe n'umusemburo y'umuntu agiye afite muri rusange. Ikindi mu biranga ubwangavu harimo kumera insya, hakabamo kumera incakwaha, hakabamo kugara kw'amatako. Mbese muri rusange amatako y'umukobwa aragenda akagenda agara mu mpande, hanyuma mu nda ho hakagenda haba hatoye, cyangwa se icyo twakwita nko mu rukenyerero. Mu rukenyerero ho hagenda haba hato, hanyuma ubundi amatako akagenda yagara kandi mu nda ho hakaba hatoye. Ikindi hakabaho guhinduka k'uruhu rwo mu maso. Ni ukuvuga ngo uruhu rw'umukobwa ruragenda rugatangira guhinduka, kuko yari akiri umwana
mu gihe ageze mu bwangavu bwo butangira guhinduka, uruhu rwo mu maso rukaba smooth cyangwa se rukorohera, rukagira ibinure. Sometimes harimo n'abatangira kugira ibishishi. Ibi rero aha rero ku mubiri w'umukobwa niho nababwiraga yuko uruhu rugenda rukorohera, rukazana ibinure byinshi, kuvuga ngo amavuta menshi, hanyuma rukaba rwazana n'ibishishi ku bantu bamwe na bamwe, ndetse n'uruhu rwo mu mugongo narwo rugenda ruhinduka muri rusange. Ikindi cya nyuma cy'ingenzi nacyo ku bijyanye n'ibiranga ubwangavu harimo kujya mu mihango bwa mbere. Ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa cyangwa uri igitsina gore ukabona ugiye mu mihango bwa mbere, menya yuko watangiye kugera mu gihe cy'ubwangavu. Rero ndumva dusobanukiwe neza ibiranga ubwangavu. Noneho ndakeka twajya ku biranga ubugimbi. Ubugimbi rero icya mbere habaho gukura mu gihagararo, kuvuga ngo igihagararo wari ufite kigahinduka ugakura, mbega urumva ko nyine biba bitangiye guhinduka muri rusange. Ikindi hakabaho kwiyongera kw'ingufu z'umubiri. Ni ukuvuga ngo uba utangiye nyine kuba umusore, birumvikana, ugatangira kuzana ingufu mu mubiri, ari naho ubwo ngubwo utangira kumera insya, ukamera incakwaha, ndetse bamwe na bamwe bakamera impemwe. Gusa ariko hari n'abatazimera bitewe n'ubwoko cyangwa se bitewe n'imisemburo umubiri wawe ugiye ufite. Nubona utameze incakwaha mbere, cyangwa se ukabona utameze impemwe mu gituza, ntuzavuge ko wenda hari icyacitse, ahubwo menya ko wenda ari ibijyanye n'imisemburo yawe, bitewe n'uko Imana yagiye uturema, ndetse na genetike zacu cyangwa se ibisekuru byacu uko byari bimeze. Ikindi hakabaho gutangira noneho kuniga ijwi rigatangira rigahinduka, niba ryavuga gakeya rikazamo amakaraza nyine, rigakomera, rigahinduka, rigakomera cyane. Ikindi gikurikiyeho hakabaho kugara kw'igituza. Ibituza biraguka bikaba binini, sometimes hari n'ababibyimba, ariko mu gatuza haraguka nyine hakaba hanini, bikagaragara ko umuntu yatangiye. Ikindi rero hakabaho guhinduka k'uruhu rwo mu maso ndetse no mu mugongo, nk'uko twabibonye n'ubundi no ku gitsina gore cyangwa se ku bangavu. Ikindi cyiza ni uko umusore atangira kwiroteraho. Ni ukuvuga ngo ku batazi kwiroteraho, ni igihe umusore ashobora kuryama, yamara kuryama akaba yasohora, yabyuka agasanga amasohoro mu ikariso cyangwa se muri boxer cyangwa se ku buriri aryamyeho muri rusange. Ikindi cya nyuma hakabamo gukura kw'imyanya myibarukiro. Ndakeka rero tumaze kumva ibiranga ubugimbi ndetse n'ubwangavu muri rusange. Noneho tugiye kureba ese izi mpinduka ubundi muri rusange zisobanuye iki? Ku mukobwa rero bisobanura ko aba ashobora gusama, nyamara imyanya myibarukiro yiwe iba itaratangira gukomera bihagije ku buryo yakitegura kuba yakora iki, yakakira umwana. Muri iki kigero rero umwangavu nawe aba agikeneye kurerwa no gukura mu bitekerezo kugira ngo azashobore kuba umubyeyi ubereye urugo muri rusange. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu benshi babyitiranya, babona umukobwa agiye nko mu mihango hakiri kare, bakumva ko ashobora kuba yasama kandi akaba yabyara neza muri rusange. Si byiza rero kuba wakihutira kuba wasama, kuko imyanya myibarukiro yawe iba itari yatangira gukura cyangwa se iba itarakomera neza ku buryo iba yiteguye kuba yakakira umwana.
So rero ni byiza gutegereza ukabanza ugakura, imyanya myibarukiro yawe igakura, ikaba yabasha kwakira umwana, ntuzabashe kugira izindi ngaruka mu gihe wasamye. Ku muhungu rero bisobanura ko aba ashobora gutera inda, nyamara aba agikeneye gukura mu bitekerezo no kubanza kwitegura kuba umugabo ubereye urugo. Ku mukobwa rero n'umuhungu tugiye kureba muri rusange ese bihuriye hehe, bisobanuye izi mpinduka zabo zisobanuye iki hagati yabo muri rusange. Igihe rero uri muri iki kigero ugomba kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina kuko ushobora guhura n'ingaruka harimo no kwandura virusi itera sida n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Izi mpinduka rero ntizibera igihe kimwe kuri buri wese. Kuri bamwe ziza kare, ku bandi zikaza zitinze, ariko igihe zazira cyose nta mpungenge bikwiriye kugutera, kuko uburwayi cyangwa se ngo bibe byagira ingaruka ku mibereho yawe. Iyo uri muri iki kigero rero ni byiza gutinyuka kwegera ababyeyi cyangwa se abarezi ukababaza ibisobanuro kuri izo mpinduka wagiye ubona muri rusange, kuko uba utarabimenya, uba utaramenyera. Ni byiza rero kubaza ababyeyi ndetse n'abarezi bawe muri rusange. Tugiye kureba rero imiterere y'imyanya myibarukiro haba ku mukobwa ndetse no ku muhungu. Kumenya imyanya myibarukiro rero ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo usobanukirwe imiterere yawe. Tudatinze rero ku muhungu, ndagira ngo wenda murebe neza kuri ino foto. Iyi foto, iki ni igice kigaragara inyuma ku myanya myibarukiro y'umugabo, aho ubona imboro ndetse n'amabya. Imboro ni iki ngiki kiri hano hejuru muri kureba, amabya ni tuno tubiri turi hano hasi. Hanyuma tugeze mu gice cy'imbere, ahambere hano inyuma urabona ahangaha hari umwoyo, hanyuma ahangaha uru ni urutirigongo ruza rukagera hano hafi y'umwoyo. Hanyuma winjira hano ku mwoyo urabona ahangaha hari innyo. Hanyuma ahangaha urabona ni uruhago, aka ni akagega k'intanga, ahangaha niho intanga zibika. Akangaka ni igufwa ryo mu kiziba cy'inda. Hanyuma aka ni agasoko, umuyoborantanga, uyu ni umuvaruhago, iyi ni imboro, aka ni akaremantanga, iri ni ibya, uyu ni umutwe w'imboro, iki ni igishishwa cy'imboro, aka kakaba agasaho k'amabya. Imyanya igaragara inyuma rero igizwe n'igitsina cy'umugabo, ari cyo imboro. Ni wo mwanya ukora imibonano mpuzabitsina, ni nawo mwanya unyuramo inkari. Umutwe wayo utwikiriwe n'agahu gasohoka gashobora kuvanwaho. Umutwe wayo utwikiriwe n'agahu gashobora kuvanwaho, ari byo bita gusiramura cyangwa se gukebwa. Agasaho k'amabya ni agahu gafubika amabya. Iyi rero ni imyanya igaragara inyuma. Hanyuma igice cy'imbere cyo kigizwe n'imyanya ikurikira, ariyo amabya. Amabya rero ni udusaho tw'intangangabo, akaba ateretse mu gasaho. Umuhungu agira amabya abiri. Amabya akora intangangabo n'umusemburo wa kigabo utuma umuhungu akura ku buryo butandukanye n'umukobwa. Urugero: kumera ubwanwa, gusoreka, kuniga ijwi ndetse n'ibindi. Ahandi tugeze rero ahangaha mubona ni uturerantanga. Hejuru ya buri bya haba hometseho akarerantanga, ari naho intanga zikurira.
aka kandi ni imiyoborantanga. Imiyoborantanga rero ni uduheha tubiri dushamikiye ku turerantanga nk'uko muri kubibona, tuba mu muvaruhago hafi y'uruhago. Nk'uko izina ryabyo rivuga, niho intangangabo zikuze zinyura. Aha niho intangangabo zikuze zinyura zigasohoka mu masohoro igihe umugabo asohoye. Aka kandi rero ni utugega. Utugega rero ni tubiri, tuba mu miyoborantanga imbere gato y'umuvaruhago. Niho haba hahunitse amasohoro atarimo intanga. Aka kandi nk'uko nabibabwiye ni agasoko. Agasoko rero nk'uko izina ryako ribivuga, kavubura amasohoro intangangabo zogamo. Ni ukuvuga ngo hari abantu bitiranya amasohoro n'intangangabo. Amasohoro araza akivanga n'intangangabo kugira ngo ya masohoro abone uko yoga ahantu yogera, kugira ngo abone uko asohoka. Aka kandi ni umuvaruhago. Umuvaruhago ni umuheha cyangwa se agatembo uyobora inkari ziva mu ruhago zisohoka hanze. Uhura n'imiyoborantanga nyuma y'uko usohoka mu ruhago, bityo nawe rero ugafasha kunyuramo amasohoro. Reka turebe rero imyanya myibarukiro y'umugabo. Igihe umwana w'umuhungu akiri muto, imyanya myibarukiro ye iba isa n'isinziriye. Itangira gukura mu gihe cy'ubugimbi, igatangira imyiteguro ijyanye no kororoka. Icyo gihe rero amabya ye arakura akaba manini bitewe na wa musemburo wa kigabo uvuburwa n'amabya. Amabya rero atangira gukora intanga kuva igihe cy'ubugimbi kugeza umugabo apfuye. Bitandukanye rero no ku mukobwa uvukana intangangore zose zikagenda zikura imwe gusa buri kwezi, kuva mu gihe cy'ubwangavu kugeza acuze. Iyo umuhungu rero atangiye gusohora, bivuga ko ashobora gutera inda akoze imibonano mpuzabitsina. Ni ngombwa kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina, cyangwa wayikora ugakoresha agakingirizo, kuko ushobora gutera inda cyangwa ukandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Tudatinze rero, ndagira ngo duhite tureba noneho imyanya myibarukiro y'umugore. Nk'uko mubibona rero kuri ino foto, imyanya myibarukiro y'umugore, reka turebe ku bigaragara inyuma. Ku bigaragara inyuma nk'uko murimo kubibona, aha hejuru kano kantu mubona kameze nk'agashyimbo niko bita rugongo. Aha ngaha ni umwenge w'inkari, niho inkari zinyura. Hano ku ruhande uri kubona, iyi niyo bita imigoma. Hano inyuma yaho, imbere yaho niho bita imishino cyangwa se imisundi. Aha hasi rero niho bita umwenge w'igituba cyangwa se inda ibyara. Imyanya y'igice cy'inyuma rero niko nabibabwiraga, igizwe n'imigongo, imishino, rugongo, umwenge w'igituba, umwenge w'inkari. Igice cy'imbere nacyo kikaba kigizwe n'udusaho tw'intangangore. Ni tubiri, kamwe kaba ibumoso bw'umura, akandi kakaba iburyo bwabo. Akamaro katwo rero ni ukurera intangangore. Umwana w'umukobwa agera mu gihe cy'ubwangavu afite intanga nibura zigera kuri 400, uretse igihe atwite. Buri kwezi hagenda hahisha intanga imwe imwe igasohoka kugeza umugore acuze. Imiyoborantanga rero ni uduheha cyangwa se udutembo tubiri dushamikiye ku mura, kamwe iburyo akandi ibumoso. Iyo intangangore imaze kurekurwa n'agasabo, igana mu muyoborantanga, ari nabyo ho habera isama, uguhura kw'intangangore n'intangangabo. Umura cyangwa nyababyeyi rero ni umwanya imiyoborantanga ishamikiyeho nyuma y'isama
ni naho umwana akurira. Inkondo y'umura rero, inkondo cyangwa se inkondo ya nyababyeyi, ni umuryango cyangwa se irembo rya nyababyeyi riyihuza n'inda ibyara. Inkomoko y'umura ifite udusoko twinshi tuvubura ururenda. Urwo rurenda rurushaho kuba rwinshi mu gihe cy'uburumbuke bw'umugore, bityo rero bigatuma mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina intangangabo zizamuka muri nyababyeyi zigana mu miyoborantanga mu buryo bworoshye. Inda ibyara rero niho imibonano mpuzabitsina ibera, ni naho amaraso y'imihango y'umugore anyura asohoka, akaba ari naho umwana anyura avuka. Ndakeka rero mumaze gusobanukirwa neza n'ibice by'ingenzi by'umugore cyangwa se by'umwangavu, byaba iby'inyuma ndetse n'imbere. Nizere ko rero ubwo tumaze kubona ibice bigize imyanya myibarukiro ku mugore ndetse no ku mugabo, ibindi tuziga bizatworohera kudufasha kugira ngo tubyumve neza, dore ko hari ibintu byinshi tugomba kwiga bijyanye na siyanse ndetse na reproductive health muri rusange. So rero ubutaha tuzavuga kuri topike ivuga ukwezi k'umugore, imihango, gusama no gutwita, ndetse tunarebe se ni gute nshobora gusama, ni gute natwita, nakora iki kugira ngo mbashe kuba nasama mu gihe mbyifuza, ese nakora iki kugira ngo nirinde kuba nasama mu gihe ntabyifuza. Niba rero ukomeje kuryoherwa n'ibiganiro tuguhereza, nkurarikiye gukora subscribe, like, share and comment, hanyuma buri munsi ikiganiro kigiyeho ukakibonera ku gihe, ndetse ukabasha kwiga, kwihugura, ukamenya umubiri wawe muri rusange, ukamenya nuko ugomba kwitwara ku buzima bwawe bwa buri munsi. Urakoze cyane gukurikira Registered Midwife Fabrice Iradukunda kuri YouTube channel ariyo Sharfab Official. Stay in touch. Ndabakunda, Imana ibampere umugisha.